Aya Basia. Nyuma y'iminsi myinshi filime mwari mwarategereje ntimuyibonye noneho Precision TV bafatanyije na Precision Financial Legacy na Gahezo Simbo. Rebe Asifiwe Aline niwe wanditse filime, editor King Platinumz afatanyije na Nova VFX niwe beditinze iyi filime, sibyo? Ariko ngo pose zarababangamiye ngo ni iki muri trailer. VFX babita Nova nibo bateguye VFX utuntu muri bugende mubonamo tw'utumanyeri uko izagira Gaspari yagukiniye filime nyinshi mumuzi nka Shitani to rebe Niyonzima Alfred mumuzi nka Monster yagukiniye filime z'inyarwanda zigezweho Mushinya w'umusirikare ikivejuru harya Kwizera Claudie nawe muramuzi ndaza kumubereka muramuzi director King Platinumz twirire show filime bahise nguki The Invasion isi yatewe kwatakwa cyangwa se ngisi yinjira afande ibintu byahinduye isura hakuno umva amagambo kuvuga iki cyagenze gute wagwanye muri meteo bagaragaje ibimenyetso yuko birabiremwa bigiye kugaruka ku isi abahanga mu bumenyi bw'ikirere ngo bagaragaje ko hari ibiremwa bigiye kugaruka ku isi bivuze iki bivuze ko ibyo biremwa byigeze bihaza na mbere nshakira raporo z'imyaka 50 byashoboka byasaba ko twasaba uburenganzira hejuru fande naye biragoye mukora ibishoboka iki kigoye se ndiyo sa iki kigoye wajye ukacakira izo raporo ahangaha ni mu Rwanda wumve tutangira hapo jambo kurindi wumve gake rero shaka ko dukora neza sa ntabwo twakwiye kuba turi kwirukanka ku biyobyabwenge cyane kubera ko hanze hari abana bari gushimutwa cyane kandi buri munsi. Ikibazo cy'abana ndakizi ariko maneko wacu aduhaye amakuru aka kanya ko ibiyobyabwenge bigiye gutangwa. Abo bana nimba bashimutwa bajyanwa ibiyobyabwenge bibyumvikana kabisa nkaho bakorera urwego utamenya ni polisi Secret Service hakuno tangira kubagabagabanya inshingano mabuje bajya gucungana n'amarembo isa nawe ufata amajwi yose uko abantu bavuga yesa ibyo dushaka Fande kazi hakuno Agent Craig makuru tutarize Agent Kim makuru tanza arizewe niwe maneko mwibanga rikomewe simuberetse simuzabivuga abantu mwadukatiye ngo muri trailer ngo pose ngo zari miliyoni nukuri ni director wari wanshutse Precision Financial Legacy ni ikigo nshaka kubabwira abantu mutuye by'umwihariko nko muri Amerika Canada n'iki ni ikigo cyagufasha kuzigamira hazaza hawe urumva uburezi amashuri ubuvuzi murashatu uzabakorere GoFundMe nakwizigamira sasa barakwereka hakuno muri Nyamirambo mu kiryo gaho bita mwirange abarara bari hakuno babandi twaherutse bagabagabanywa imirimo do nageze muri position yanjye sa yego fande ndabyumva do abandi bose mwamubona bifatishwa utufite buriya bari ba maneko uyu mukobwa ntiyarabirimo nawe bari ba maneko do ndajya mbibereka ako mwakoze subscribe aho hasi share na comment ko amugani nta mufuka w'umuceri umuntu aba basabye ko nta mpumbu umuntu aba basabye hakuno to bakabubiga bakabanyisha ikiryogodo kumbe mu kiryogo ari ufite uruntu rw'urukapu ibazenguruka mu kiryogo ukafite igikapu hakuno kandi nabo barimo bazengurukamo gusa mwibuke twumvishije ngo hari ibintu bigiye kugaruka ku isi ngo byari byaraje mu myaka 50 itambutse bigiye kongera kugaruka nimba ari ibikito dore zansore soeto abantu babiyambitse udukote nge n'ubundi ndabatinya buriya mu buzima busanzwe mwari mwambona nambaye ikote to bari hakuno Yebe hakuno abangaba bageze hano yo yego yabana
abasa mwicunge abasa uyu muhure n'umuzigo muhita mukomeza dore soza akazi ifani zapanuye mufata umuzigo muhita mukomeza twumvishije afande barimo bahanahana abasiri bavuga bati iki niki cyemba abonye binjiruye ati muhite mugira gute tuhite duhurira inyuma mufata umuzigo mukomeza kumbuzanya umuzigo uzanye umuzigo hakuno do uzane hakuno barara ni kasta harya hakuno gifata umuzigo bahita bikomereza gace bahita bikomereza afande batumenye mu bafata bigishyushye batumenye hakuno bagoba bita batangira tarajya kure hakuno umusa mfasha nkwereke do kagabukuru kareba shikana umuzigo ibindi nanabimenya nyuma mwana umusa ibindi nanabimenya nyuma aho kugira ngo umuzigo bawudufatane ibi ni ibiki banyarwanda umurara fasha umuzigo itaco ufite igikapu cyuzuye niba cyuzuyemo ibiki hakuno do sere hakuno nikokinga sinzi shikanye umuzigo nawe zasa do rivani zasaze baguketse twaguketse tuzi neza ko ngufite ibintu by'ibiyobyabwenge tu yitsimbye hakuno ko yakitsimbye hakuno tu ko yakitsimbye hakuno zo gucunga ngeze hakuno cyawe do bere yarakaje kagendera mu mira byo sinzi niki weza nicyo gikapu wamuginga we wagarutse kuno hari umuntu kuri kumubona wa undi twaherutse babwira batudufatira amajwi n'amashusho yahise aza gutanga raporo bose agent banjye babibonye bambwira ko biteye ubwoba ibintu biteye ubwoba byakomeye afande byakomeye niba koko ibyo uvuga ari ukuri bagarutse of course ngo bagarutse aba nabo baravuze bati bagarutse kandi aba bisa nkaho atari polisi aba ngaba nimba ari bande niko bigomba kugenda ko dukeneye umusaza biradusaba imbaraga nyinshi cyane dukora akazi tu umwajyanye igikapu yaje hakuno musa icyo gikapu cyiteho ntanyumva yego byose birimo cyane uyu mugabo yakubise Jackie Chan ibyanyabyo mu buzima busanzwe bamwita Korodiye ugende kuri Instagram ye muramibona ari muri duel na Jackie Chan kuna bari hafi kugaruka sokera igihugu mu Bushinwa baramuzi buriya Jetiri yamubonye ahita avuga ati ndapfuye yagarutse kagabo twabonye kagenda nk'umurabyo kaba umuki bawigabagabanyije nimba bafite icyo kibazo rebe kumbe tuvuye aho twigarukire hakuno hari umwana w'umukobwa isura barayibaze barayomuye tu turi kigabo turi kunigire bazimubaye nabanje imana do kurukirebe do ehehe King nawe ntabyo atazanzanira ehe bako mwaduhaye akazi abantu mushaka ko tubakorera filime za action zigizwe dore kigabo kuntu kirebe do n'umuzigo kiba cya kiriko atwaje imana ibitabo inyundi bacura yaje hakuno dore kigabo do kobwa hakuno arimo avirirana isura barayisatuye uruhu bararwomoye hafi kimwe cya kabiri rebe kigabo cyaraje kiramuzenguruka shusho be mayiro narakubwiye ngo ibintu nawe ugomba kugira personal kuba wabyegereje umuti kiri kubikomeza niko rimwe bose umve bajya kabiri bakubwa kabiri ariko wowe abandi bana munga impamvu uri hano nuko ukomeza ubuzima menya yarimanye curubaro nzigera mbimbwa nkawe gaho kutakunuka urababaye ndagira ngo mwibutse yuko umva se ngombe nawe nta kintu dupfa iki se cyane come on baby iyi ni business turimo turi mu kazi nta wundi mutima aho twahuriye ariko mana we gufasha inzozi zanjye ntabwo zizaba impamo nimba afite izihe nzozi umurara abana shinyirije mwamfashe ku ngufu
barabunyuye. Icyakabiri cy'isurange mwaracyangije. Cyane iki gisigaje. None usigaje iki bundi urashaka iki? Sinzi ikigango kirashaka iki? Cyangwa mugurishe nk'indaya iciriritse. Umva, emera ibyo ngusaba cyangwa mugurishe nk'indaya ya kibiri. Bikora. Ufite umuryango wo kwitaho. Kwinginze mbabarira. Mva mubwire. Gikora ku muzigo gake gake. Cyo gukora urakizi. Nimba ushaka ko tubigendanamo neza, nawe icyo gukora urakizi. Sushona we Kadogo. Sinzi ino cyakivuga nawe ubwiye ngo ryica n'utari hakuno wabahamagaye. Mabuja umve umuzigo urateguye nta kibazo. Umuzigo urahari. Nimba ari muzigo bwoko ki? Nimba ari muzigo bwoko ki? Hakuno twigarukira hakuno turi Kigali. Nakubwiye ngo bari gupanga do. Aba babita ngo iki? Ngo babita bawaca ni indorerezi bareberera isi. Hagisha. Hari ibiundi kako bigaruka. Hari ibigo by'ibanga kenshi ubusanga bishinzwe kurwana n'ibintu bya takisi. Muba mutazi iyo byaturutse mwe mukabona mumeze neza kumva ngo hari ibintu ngo byaturutse henahe. Umve afande turabikora wowe wumva utuje nta shitani nta gitima kibi to umva hakuno birakihishe. Barsa abagenti bacu barimo barabikoraho kandi abakeka bose bari mu igeragezwa. Ibyo ntabwo bihagije. Ndashaka ko bigaruka tumaje guhuza timu yose. Ngo bigiye kugaruka. Sinzi ibintu bigiye kugaruka cyangwa ni ibiki. Abantu bose bapanitse hakuno. Buri muntu wese uri kumva avuga ngo biragaruka. Nimba ari biki polisi ngo biragaruka. Sasa tuvuye aho ngaho bigarukira hakuno to. Hari abambaye gutyo to. Hari abasa gutyo to. Cyawe. Twari tumaze imyaka myinshi tutabyara. None na papa wavutse. Turagasura do. Hari mari iminsi 2 adapfuye. Gaho. Kuri umuganga. Uko izagira gasiparo uramubona. Shayitwan kuri umuganga urabaza icyo wakoze igishoboka. Akenewe amaraso twakoreshaga kera. Bivuze nk'abasabana. Nimba ari ibi bigiye kugaruka. Nimba ari ibindi. Sinzi to ko hari amaraso bakoreshaga kera yatumaga babasha kubaho batagifite. Byihorere ndabyitaho baratubeshye. Nimba ari bande bababeshye. Ugasanga dore ukuntu abagabo basa to. Dore ukuntu bameze to. Dore ukuntu bareba to. Ahantu baba noneho sasa umubumbu uhora wijimenye. Ahantu mu gicuku hatava akazuba. Gasani to. Yakuru aba agent baba panuye iki niki. Bigaragaza ko ashobora kuba ari we. Safandi turamenyeranye cyane. Ni umuntu usanzwe uraho wikundira ibintu bya kung fu gusa. How can explain someone can have 30 identity? Ariko gute wansobanurira ukuntu umugabo agira imyirondoro isaga 30 warangiza ukambwira ngo arasanzwe? Uwo muntu nagasanzwe. Umuntu akwishemo. Sha ntibakakwishemo nawe ngo ujyeho wasa. Ni nawe ndiyo kuyangarigereza kari windi flash wakera. Okay. Ndebe kagifite za mbaraga zo kwirukanka kaburira mu myotsi nka kera. Sawa? Hakuno bose bari 50. Kumbe barakwereka hakuno. Babandi ngo babyaye umwana ngo witwa Pupu wenda gupfa baje hakuno mu nama. Kumubumba utava izuba, utava iki, utagize na gute. Turi mu bwisho. Tubayeho twihishe. Turapfa munsi ku munsi. Ntago tukibasha kurokoka. Ndayomeye ko Pupu yavutse. Yaje ameze nkatwe. Papa ngo ni umwana babyaye. Ibi bivejuru, ni ibivejuru ni ibiki, ni ibimenke. Kera. Matwa songe wayone byavata. Ukumva. Kunabo kera niko bari bameze ko uwo mwana avutse ameze. Ndayumabwire ko ikiremwa muntu cyatubeshye. Ikiremwa muntu cyaratubeshye. Babwira kubeshya kwayo. Ukumva neza. Uri konyumva? Mundagira ngo mumbwire. Tumureka apfe. Tureka umwana wacu apfejuru ikiremwa muntu reka tubyazashiduka twese twarangiye. Ndashaka ameshe yuko ngiye kwimanukira ku isi. Kumve cyakiri amaraso. Kumve. Murumva neza. Muri kunyumva agiye kwimanukira ku isi. Kiremwa muntu cyarambeshye kandi njye nkunda imikiro. Turasigarana icyo umuryango wacu. None se boss nugenda ko turasigarana icyo. Ukura bizi yudahari guhiga biba bigoranye.
bivuze ngo nabaryaka ariho barya bahiza turi kuntu baba basoto muganga ndahari ye nzabitaho dore muganga do yehe sindi butinde ku mumbi wacu kuko kakanya muhumure puperema arapfa aho kugira ngo umwana dupfane ndaje mbereke ukumva neza ndaje mbereke ukuntu tugiye kubigenza Ara n'imbere tumuzatwara none se n'iryo hembe uzaritwara sigara n'ihembe ihembe umenya ririmo imbaraga acunge ntari iri hembe umenya ririmo imbaraga kuko baramubwiye bati none se n'iryo hembe uzaritwara boss hakuno ibyo bimaze kuba tuvuye kuri uriya mubumbe tubonye utabaho n'akazuba na gake twigarukire hakurya do hakuno hari abari muri salo simbona zumye se zumye rwose yego cyane nimba hari ahantu hambere haba ibiparu n'amagambo ni muri salo mu bakwaferi no mu nzara ni iki hakuno gusa urebe hakuno uko bano barimo hano ngo bikoreshwa inzara ngo n'ibikiregeze gutya ngaho nyamara ibi bintu birakabije mwana bikize dore bongeye bashimusa abandi bana ko bivugishwa ngo gushimuta abana hakuno hari umukobwa tuzi w'umwafandekazi wicaye inyuma uri muri kasike ibaze ko bongeye bagashimuta abandi bana nimba abo bana babashimuta babajyana nimba ari bande babashimuta sinzi bajyaga batubwira byajyaga bishimuta abana b'imyaka 5 iyi fanda arakumva afande arakumva ngo ibiremwa byashimutaga abana kera byagarutse nafandekazi abo bizi ndaho nasamye nta makuru mbifiteho kumba fandekazi hakuno ari kubyumva buriya abapfandekazi n'abapfande hariya niho bakura amakuru ahantu nko muri salo ku bamotari hakuno satana babo imyuka mibi ikayibaho wasanga nabyo nibaho ibyo bintu njye simbizi ariko wanasanga ntawamenya da wamenya ari ibiki se bashimuta abana b'imyaka 5 ikiriho ngomba kurinda umwana wanjye ibi byo birakabije pe ni ibindi umwana wawe bagiye mubuza no kujya ku ishuri nzajya mutwara kubyara biravuna nzajya mujyana mugezeyo nambe nawe rakarika fande inyuma ari kubumva aracecetse aripoze buriya bapfande ntabwo bahubagurika ariko amakuru arayatwaye amakuru amuguye mu matwi amakuru arayumvishije ariko mwakoze subscribe hasi kuri Precision TV cyane cyane aba diaspora abanyarwanda bo sasa muri ibyo ako kanya ari icyogajuru cyaje cyerekeza hehe cyerekeza ku mubumbe kirimo kireba kuri Afrika kandi akana kariya nkuri mu ndege kiremwe muntu cyaramubeshye feri ya mbere kinje hakuno cyogajuru kirabanza kimedita hakuno gakeya sinzi Sawe! Kirabura gihinguka kuno. Tayari. Urwa wacu winjiriwe. Icyogajuru muri Kigali do. Ibyo mutabonye turabizanye. We. Kigali yacu yazi. Aba hakuno. Abaturage mu makaritsiye. Ariko. Tijara uri kwipaninja reka. Ni Yesu ugarutse. Yesu araje. Cyogajuru Nyarugenge. Uko Yesu yatubwiye kazaza nk'igisamba kabaje mu cyogajuru to abari convention center bari hakuno cyabaciye hejuru hari cyabaciye hejuru ibi ni ibiki banyarwanda hakuno abantu bose cyogajuru bari kukibona hakuno wigire kwihingira tarajya kura kiri muri quartier n'iki cyamuparitse imbere we cyogajuru cyaparitse imbere ye kasana abazimu bashyi dore cyavuyemo wa mwana wavutse zanye hakuno dore ukuntu baba basa ku isi yacu aba ari ubururu yehehe anko shemana Yesu hakuno umwe twabonye avuga ati abantu baratubeshye ngomba kubahemukira ntabwo umwana wanjye ngo ni pupu yamfana hejuru aba tayari mu itangazamakuru amakuru atari ivumbi hakuno abanyamakuru barenze mu Rwanda mwese muzi King ira hakuno to kuri Kemo TV breaking news zari ibintu bidasanzwe muri uyu mujyi wacu hari amakuru atungura yiteretse King ira yiteretse hari ikintu kidasanzwe kimaze kwatambuka bamwe bagize ubwoba amakuru kubitangaza amakuru ngo babonye ibintu gisa nk'ikivejuru bari kwibaza bati ese
ni bimwe twahoze twumva mu migani ya kera cyangwa se n'ibintu bidasanzwe byagwiririye inose yacu. Matora twagiye tuganira, umwe yavuze abantu inyuma bo baracyari kureba mu kirere ko barebe ko bakibona cyanyuze hari umusango cyanyuze hari ngo cyacariye do. Undi mubyeyi twaganiriye ariko utifuje kujya kuri kamera. We need your help. Dukeneye ubufasha bwawe. Mufite abasirikare ba mbere mu gihugu n'abamaniko ba mbere. Urarenze ariko mufite abasirikare barenze hakuno bari kurokirita. Nibagiwe amarira abakurambere bacu barize. Ibiremwa ni bibi cyane, ntabwo twashyiramo abasivile. Ntabwo twabishyiramo abasivile, reka ibi biremwa ngo birica. Nta mikino. Kugira ngo mukore ibishoboka mukorane n'abaturage, muduhe amakuru. Urukekwa wese mutubwire. Hakuno. Thank you for reminding me. Zego zatangiye gukoranamo bafatikanya abapolisi hakuno bari kwambara do. Bamwita tonto umwe mu ba acteurs ba mbere barenze kuri action muri East Africa. Banshakira gutya. Gufatira igikoresho arabanza atashyiramo kanda kariya sinzi polisi ziri gukwikira bafata amagazini barodinga amasasu. Shyiramo hakuno do vande hakuno shyiramo n'utuntu tw'udushoka ngo ibyo byogajuru n'ibivejuru se vande do ibura uramubona. Shyiramo bana bari gupakira barabizi ko icyateye isi nta mbabazi gifite ngo kigeze gutera isi mu myaka 50 yataba mazembe kasa mutwe uramubona. Hakuna abana bari kugenda bashyira mutwe amajwi bitaza no kwanga bapakira do. Barabizi yuko ibije bidasanzwe. Umve hakuna fande yaje imbere yabo banza bakubita amawayizi bijambo kurindi. Ndabona mwiteguye. Ndagira ngo iyi misiyo muyikore neza kuko ni ingenzi cyane. Simubizane mu bugoryi. Ita amakuru ko bijya biremwa bidasanzwe byagarutse ku isi yacu. Fanda kiraho Ibra. Sigara ubaha briefing kandi neza. Sigara ubabwira ibikurikira ubabwira agwane. Nabyo ku gafone mabja. Shepu yabyamaze kurangira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gicyogajuru cyabo cyangwa se shipu yabo byamaze kurandinga mu Rwanda. Twabibonye aho yaparitse. Akazi rero dutoje. Umva muzi n'ikindi dukora ibyo dukora tuvuye nanone twigarukire hehe bamwita Monster. Uyu mugabo n'umwe mu basore bakina parikour ba mbere muri East Africa. Yagukiniye filime umujinya w'umusirikare. Yagukiniye Metre Nzovu baba mwita Monster. Yantwaye umugore. Sasa Monster aziranye gute n'aka kagabo kandi kamwe twabonye kaburira mu myotsi kirukanka nka The Flash. Uko byagenda kose yabingana kose je byarampemukiye kandi nawe byaraguhemukiye. Twamenya amakuru ko byagarutse tubifatirane tugira icyo dukora twihorere kugeza mu inshingano nyinshi. Mosa tucakwivanga mu by'intambara itandukanyije nawe nkunda amahoro nka yakayi biza. Mosa Banshimuti umwana wanjye baramwica. Rero ibyo bintu uri kumbwira nge nagusubira inyuma. Naguhakaniye. Tucakwivanga mu by'intambara. Ibyo ukora byawe bikore ubimvanemo. Hakuna abo nabo baracari guhabwa amahweza. Imbaraga zari ntagererana. Abatagiteri bacu ariko bakoze imiti yongerera imbaraga birabiremo. Cyese biremwa bari kuvuga bindi kandi nibi. Bitari biriya byavuye ku mubumbe ngo hari ibindi biremwa ngo byabafasha kurwanya. Muri iki kinyejana tekinoloji ni nkamaje. Ariko ibintu byose bigira igeragezo. Si nk'ibi. Noneho ubu rero uze Ibrafandi urabizi ko tugiye kujya mu baturage. Sibyo? Wewe uba wapanitse wambaye nka wagabanyije ibyo bintu bakuruto n'abayiyambitse tonto hano abasirikare badapfa baje hakuno bishoboka wabigerageze bwa mbere twabonye byavuyemo ngo bakoze abasirikare badapfa reka umva ikiganiro hakuno muri lab maze iminsi mbona basuzumira kuri bya birimo icyabi cyo cyose niwe mwicanyi wa mbere wabayeho kandi ubu byateze ikibazo cyo gukorora cyiza habaye isuzuma ryaciyemo ibyo nibyo tugiye kureba hakuno simzi ibindi biremwa ngo bashaka kugerageza uyu bamuhaye ikinini bamuhaye hano reba hari ikinini bamuhaye hano ngo basuzumye ibyo basuzuma hakuno mu kirere ngo hari undi uri kugenda rukirita arimo agenda ahamagara ngo biriya biremwa byaje ku isi byaramuhemukiye ari kugenda ahamagara abantu atekereza ko bashobora kumufasha
afite umujinya ari kwishaza n'iki byose zigiye tutabonana kabisa. Musa amakuru y'iminsi meza nzi kumenyera ubuzima bw'abantu. iki nicyo gihe ngo dutangire akazi. Hashize imyaka 50 akazi karangiye. Musa kariya akazi ko karangiye imyaka senkani ko ibintu twabivuga ntago abagabo bakura we imyaka senkani bakoze akazi bakaba bakinga nyamara umenya abana bari ibindi biremo. icyo gihe ngo dutangire sinzi Maji niba koko byagarutse nditeguye kugira nze dutangire. nta wundi mu agent uhari uri hafi ku buryo twamukoresha. shaka undi mu agent niba ari aba agent b'ikihe kigo. Ijyanye n'umugore bagiye kubyara biragoye ko twamugarura muri iyi ntambara. Mugenzi wacu umugore we yagiye kubyara we biragoye. Okay. Turakora iki rero? Kadutangira akazi. Zantari bikatwikorera akazi nimba badahari ngo badufashe kumbe barakoreka hakuno baba polisi bari hano ngo bakeneye ibindi biremwa biri buze kubafasha kujya kurwanya iki. Ndabura n'umwana we. Sinshobora. Ebe sinzi. Mwana umijeho. Yego. Urakaza neza. Mufitiye akazi. Ehe. Ndakumva. Ndabura n'umwana we. Sinshobora. Barwane n'umwana we nimba ari umwana wande barwane sinshobora reka. Rwani ya mbere muri. Inko kwiyahura kari we murwanye ya mbere. Narabizi neza ko nta mutsinda. Nawe urabizi urashona umuso. Ukamukata. Icyo dushaka rugenda umubage urebe ndabyo n'inzozi. Nimba yabasha gukira. Umubage bishoboka. Umubage kuko umusata. Imbaraga zase zo kwivura. Turebe nimba afite imbaraga zase. Nta kibazo. Nimba ari inde bari kuvuga. Bisaba ndabikora. Bivuze ngo uwo nguwo yari afite se nawe wari ufite izo mbaraga ariko umwana ntibabizi. Uwo mwana sasa ninde? Uwo mwana ninde ufite izo mbaraga zo kuba yakwivura barakwereka hakuno. Wa mugabo twabonye mu Kiryogo arimo arokirita ngo aba agent b'ikigo ntazi ngo ni iki arimo yitahira hakuno. Tarajya kure baramutamika cyewe to hakuno kaba arimo yitahira ari pose gake kipoye kakagabo tubonye bavuga ngo uze kumutubagira karamutamika cyewe gaho suka abantu bazira ubusa Karitasi we ni kanyamari akantu Tino hakuno niyo brodo musore burumye wanyoni bwa buhene bw'igitarama bwa busekurume bw'ubupfizi Eric na Monster biha ikibuga Bratse tera Yaga Bratse Oshi gwahandi ujya ku guhandi utangwa imbere kura amenyo Bratse nataka tera biranga aramutamika cyewe dore yarwanya ibiza irakubitwa yarwanya ibiza yarakubiswe ndetse tera karugondi hene aramutamika biranga Bratse adunda ingegera imbavu barazuna ndapfuye ndetse yabonye ibi bintu bitavamo abona biragwara abanza yigira gutya ta kumatamika umuntu rimwe yumva inzogera yumva imiziki yumvishije imiziki hakuno kuvaniraho icyuma bariyoneti yagufatiye bariyoneti hakuno mwibuke bamubwiye bati twe dushaka kumutubagira Bratse bifara byuna ukibipfu yakabyunye umugabo arivura arakira si ugukira gusa noneho to harimo n'ibindi bibara gutamenya kubisa uruntu rumwe tarangiza umuntu we rangije show arabibonye yuko ari guhigwa hakuno abantu imbaraga zose cyamusigayemo umusa uri kubibona ko imbaraga zase zamusigayemo ndi kubibona tu zimbikaza mutwano yiyambitse nk'umujistoma tumuhindure umva iki kinini gikoresha neza kinini nguhaye ngo ni ibinini bituma bakora bo bita ba super soldiers abasirikare ngo baba badapfa iyo icyo kinini ukinyweye
ntago ubusanzwe hakuno ciyeho tu hakuno yaje hakuno intambara yabaga kumbe bayirebaga we bayirebaga intambara yari iri kuba bari bahari urebe hakuno umugabo yaje hano itonto turukunda bareba tuna amashoka n'iki ayo ni urupfu ruba ruje gusarura tu jano kiba kakagabo kamwe kamaze gukubitwa yagatamitse kinini do gicana ku maso cawe zimubashye yehehe ibya binini ngo bigira gute bituma ngo bahindurika abagano abasirikare badasanzwe ngo bakagira ibibaragorira risacaho uyu nawe hakuno arimo yigendera kuri t-shirt ya Kigali Phones nimba avuye kugura agatelefone ageze hakuno abantu mushaka telefone nzima Kigali Phones nzabarabura ibyayo ntuje ndi pose cyazano ari cyabonye kata ku ruhande bivuze ngo hari ibintu agiyemo. Precision TV bafatanyije na Precision Financial Legacy agaheza Simba Presents Simba Entertainment nibo bari babazaniye filime. Mukore subscribe, share, comment ubundi twirire show tutegereze episode ikurikiye vuba cyane kuko vuba cyane ndayibahereza. Ciao bye bye, mwakoze kwitabira. Icyo mbasaba nta kindi, share, comment, subscribe. Aba diaspora basheri bacu murashona. We love you too. Ciao bye bye, see you.